udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Abakorinto, urwandiko rw'Abakorinto ba kabiri bice 5:17, umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose bihindutse bisha. Ejo twatangizanije n'ijambo tuvuga ko hariho ibintu biba muri twebwe nyuma yo guhinduka basha. Nyuma yo guhinduka basha bishaka kuvuga iki? Nyuma yo kuva mu bwami bwa Satani tukinjira mu bwami bw'Imana. Nyuma yo gukizwa, nyuma yo kuva mu by'isi tukaja mu by'Imana. Nyuma yo kwanga ibya Satani tugakunda iby'Imana. Nyuma yo kwitwa izina risha ariryo kwitwa abakristo, abana b'Imana, abakishijwe. Nyuma y'ayo mazina rero hariho ibintu bigomba kugaragara muri twebwe, bitari byo gushakishwa, bitari byo kwakizwa itoroshi ngo reka bakonge kurya abantu baza batse itoroshi ngo babone ikintu. Oya, bitegerezwa kugaragara. Nibutse ijambo rivuga ngo turi urwandiko rusomwa n'abantu bose. Ni ibintu tugomba gusomaho, tukabisomaho n'abakijijwe kuko bo baba banabibona cyane, tukabisomaho n'abatarakizwa. Ubu ni bwo butumwa bwiza. Iyo tuvuga Yesu cyane tuba tuvuga ubutumwa bwiza, kandi ni nako Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo Mwuka Wera nabazamo muzaba abahamya bo kumpamya. Twari gutinda guhamya Yesu kuruta kwihamya, twari gutinda guhamya Yesu kuruta guhamya, gutwara umwanya wo guhamya ibyo twakorewe, ibyo mu buzima bwa none. Nageze aha, ubuzima bwarahindutse, ngeze kuri ibi. Oya, ibyo ni ibya nyuma. Ibyo tugomba gutindaho kuvuga ni uguhamya Yesu. Noneho rero ejo tumaze kuvugana ko Imana ari data wa twese, ni data wa twese kandi udusumba twese. Nta muntu n'umwe wabigitangaza ngo se abantu bari mu kwigira ibintu ukagira ngo barasumba Imana. Abantu bari mu gushaka ngo bubahwe gusumba uko twubaha Imana. Abantu bari mu gushaka ngo tubakomere amashi kuruta uko dukomera Imana amashi. Abantu bari mu gushaka ngo tubavuge kuruta uko dushobora kuvuga Imana. Ni igitangaza. Umuntu ari mu kubona ugasanga abantu bavuga Yesu, abantu ntibakoma amashi, ariko bavuga umuntu runaka bagakoma amashi kurenza uko bavuze Yesu. Abantu bari mu gucira abandi bugufi, ukabona bogenda bapfukamye kuruta uko bopfukamira Yesu. Hariho ibintu bibabaje, hariho ibintu biteye agahinda, ukibaza ijambo. Iyo umuntu ngo ari muri Kristo Yesu, ibyakera ngo biba bishize. Birababaje kubona ukabona ibintu bya kera ukongera ukabibona mu muntu, kandi aha yavuga ngo yarahindutse ngo ni umuntu musha. Reka ndeke gutinda, hari ibintu nzandekereza nyine nkumva biranenere. Ejo twaravuganye ko icya mbere, iyo umuntu amaze kuba icyaremwe gisha, iyo umuntu yabaye ari muri Kristo, icya mbere twaravuze ngo Kristo niwe ubaho muri twe. Ejo twarabivuze, Kristo agomba kubaho muri twebwe, akabaho, akaba muzima, agahumeka, akagenda, agakora, nyine akaboneka. Ejo twaravuga ibiri mu muntu biza bigaragara hanze bikaboneka. Icya kabiri twaravuze ngo Kristo akorera mu buzima bwacu, niwe uzi ukora, si twe dukora. Arakora. Yesu yaravuze ati data arakora nanjye ndakora. Icya gatatu ejo twaravuze ngo Kristo agendera muri twebwe, twarabisobanuye kugendera muri twebwe icyo ari cyo. Uyu munsi rero reka twongere icya kane. Icya kane rero wa musomyi wacu nadufashe asome urwandiko Pawulo yandika Abaefeso ibice 2:6, namara arasoma kandi ibyahishuriwe Yohana 3:21. Tuvuge rero icyo kandi ibigaragara muri twebwe nyuma yo kuba abantu basha. Nyuma yo karibu gusoma musomyi wacu bani gombuza urwandiko Pawulo yandika Abaefeso ni igice cya 2:6. Haravuga ngo nuko ituzanana nawe, ituzurana
yego sorry nuko ituzurana nawe yego itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu amen amen soma rero ibyahishuriwe Yohana yego kangahe ibyahishuriwe Yohana ni 3 bice 3:21 3:21 byahishuriwe Yohana haravuga ngo umunezero nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami yego nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye amen amen haleluya tugarutse ku ijambo rya 4 nyuma ya Kristo kugendera muri twe hariho ikindi kintu cya 4 kiba kigomba kugaragara twicarana na Kristo mu buryo bwo mu mwuka kwicarana na Kristo mu buryo bwo mu mwuka Bibiliya yavuze ngo wa murongo wa 6 ngo nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka ngiki kintu kinaniranye ngiki kintu kigoye ngiki kintu gisa n'icyavuyeho simba nibuka ariko hariho umugaragu w'Imana numvise bavuga ni umushumba wa kera yaravuze ngo biragoye ngo umunyamwuka kuyobora ngo abanyamubiri ngo kandi ngo biragoye ngo umunyamubiri ngo kuyobora abanyamwuka nizo ndambara dufite nibyo bibazo dufite mu mago yacu nizo ndambara dufite mu miryango nizo ndambara dufite mu itorero nizo ndambara dufite mu gihugu twigeze nyuma yo gukizwa nditwemeye ngo twicarane na Kristo mu buryo bwo mu mwuka ibi bishaka kuvuga iki kwicarana na Kristo mu buryo bwo mu mwuka icyambere ndavugamo ibintu bitatu nubwo ndabitindaho cyane ariko reka mbe ngubivuga icyambere ni ugusabana n'umwami Yesu mu ntsinzi ye amen ni ubusabane tugirana na Kristo nyuma yo kuzuka nyuma yo kuneka nyuma yo gutsinda imbaraga za Satani nyuma yo kumwivuga hejuru biravuga ni ubusabane tugirana na Yesu mu buryo bwo mu mwuka kandi ubwo busabane tugira buza bugaragara buragaragara buraboneka buriya umuntu usabana n'Imana ni ukuri ntazayoberana buriya umuntu ufite imigenderanire myiza n'Imana mu buryo bwo mu mwuka biraboneka buriya umuntu ufite imbaraga zo mu mwuka biraboneka buriya umuntu usenga afite connection afite ubusabane n'umwuka azagaragara nicyo cyambere ngo itwicaranya na Kristo mu buryo bwo mu mwuka birayo Bibiliya ivuga ngo yaratubungishije ngo tuva ku isi bitwicaza hamwe n'umwana wayo ariko tugenda ku isi ubundi iri jambo zarinezeza cyane ubundi dufite ubuzima nk'ubwo abandi bafite muri iyi si turarwara turarwaza tubura inshuti tubura abavandimwe turasonza twakwambaza twatukwa twasuzugurwa ibyo ngibyo byo turabisangiye n'abandi ibyo byo ntiturabivuga kuko tutarava muri uyu mubiri ariko hari icyo twisangije muri iyi si amen icyo twisangije nyuma yo gukizwa kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza hari icyo twisangije nyuma yo kuba guhinduka ibizaremwe bisha hari icyo twisangije nuko Kristo yatwicaje hamwe nawe mu buryo bwo mu mwuka mu gusabana rero n'umwami Yesu Kristo tugirana ubusabane n'Imana mu buryo abandi batabibona bikiye mu rupfu Yesu Kristo mu rupfu rwa Yesu Kristo niho twongeye gusabana n'Imana Yesu urumva Bibiliya singega kuvuga amagambo menshi ariko nyuma yo gucumura twatandukanijwe na Kristo twongera kugira ubusabane kugira imigenderanire myiza ariko noneho Bibiliya iravuga ngo amaze kumanikwa nyuma yo kuzamurwa ku musaraba nako yaravuze ngo nimara kuja ku musaraba ngo niho nzitereza amahanga yose haleluya abantu bose ngo amare aduhuriza ku musaraba ngo amare kuduhuriza ku musaraba atwicazanya nawe mu buryo bwo mu mwuka amen
iki ni ikintu gikomeye. Iyo tugenda, iki nicyo turusha abatunzi bo mu isi, nicyo turusha abanyabwenge bo mu isi, nicyo turusha abakomeye bo mu isi, nicyo turusha abakomeye bo mu isi, nuko twebwe twicaranye na Kristo mu buryo bwo mu mwuka. Amen. Niyo mpamvu tugira amahoro, niyo mpamvu tugira umunezero, niyo mpamvu tudatinya. Ariko ni nyuma y'urupfu rwanjye, ni nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Kristo amaze gupfa, nibwo rero yatuzamuye atwicazanye nawe mu buryo bwo mu mwuka. Amen. Amaze guhabwa icyubahiro, natwe tugihabwa mu buryo bwo mu mwuka. Yesu amaze kuzuka yahawe icyubahiro. Icyo cyubahiro rero natwe tugihabwa mu buryo bwo mu mwuka. Reka dusoma Abaroma ibice 6 n'umurongo wa 4. Haleluya. Abaroma ni ibice 6 n'umurongo wa 4. Umurongo wa 4 n'uwa 5 umusomyi ngawe nadufashe. Abaroma ubwo Abaroma Pawulo yandikiye Abaroma ibice 6 n'umurongo wa 4 n'uwa 5. Mama anataka umusomyi tutatumwumva yafungwa ariko tutatumwumva. Reka ndebe ko ibice 6 umurongo wa 4 Alfred. Turebe ko dusoma nimba mutwumva neza. Yego turabumva. Ibice 6 umurongo wa 4 wa 4 n'uwa 5. Nuko rero umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, yego kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ari nako natwe tugendera mu bugingo busha. Yego. Wa 5, ubwo twateranirijwe nawe gusangira urupfu rwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka kwe. Murumva ko ibi byo uburyo Yesu yagiye apfa no kuzuka no guhabwa icyubahiro, ibyo byose twagiye tubisangira nawe, ariko tubisangira nawe mu buryo bw'umwuka, mu buryo butagaragara n'ab'isi. Ariko twebwe usere nicyo gituma ndagira ngo baravuga nimba bazacu umugani ngo bisa birasabirana. Kuvuga kuriya abibyi bose, abajura bose baraziranye. Kuriya abantu batwara imodoka, iyo utwara n'utwarwa ariko agatwarwa n'abasi imodoka, agenda agira impuhwe akavuga ngo yari kugira gutyo kubera iki arabizi nawe. Ariko gutwara utaratwaye imodoka nta kibazo azagira we. Ndamukora impanuka ataramenya yuko watwaye nabi. Ndashaka kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo abanyamwuka, nicyo Bibiliya iravuga ngo abanyamwuka ngo barondora bose ngo ariko ntawe uzi barondora. Ni ukuvuga ngo abanyamwuka basa bamenyana. Wa mushumba wamuze ngo wamuze ngo umunyamwuka ngo niyoyobora abanyamubiri. Nicyo kibazo dufite. Niyo ntambara iriho, niyo ntambara iriho. Nuko bamwe barazamuwe bicarana na Kristo mu buryo bw'umwuka, abandi barasiba. Noneho ukibaza ngo se ni gute umunyantege nke utaramwuka yayobora abanyamwuka? Ni gute umunyamwuka yayobora abatari abanyamwuka? Ni ikibazo gikomeye. Twapfanye na Kristo rwazuke azukana icyubahiro. Icyo cyubahiro natwe turagihabwa mu buryo bwo mu mwuka. Amen. Dufite kubaho mu butsinzi bwe aho gutwara n'ibyaha. Ngira ngo nari kusobanurira ijambo gusabana n'umwami Yesu mu ntsinzi ye mu buryo bwo mwuka. Ni ibintu ari kusobanura nyuma yo gupfa kwa Yesu no kuzuka, niho natwe twahawe kongera gusabana nawe, niho twahawe icyubahiro, niho twahawe kunesha ibyaha mu buryo bw'iki, mu buryo bwo mu mwuka. Amen. Icya kabiri icyo kwicarana na Kristo bisobanura. Icya kabiri, dufite umwanya w'icyubahiro n'ubutware mu mwuka. Dufite umwanya w'icyubahiro n'ubutware mu mwuka.
mwibuke n'Imana imaze kurema umwana w'umuntu, iri jambo ubutware biva mu ijambo gutwara, biva mu ijambo gutegeka. Imana imaze kurema umuntu yamubwiye ngo nagende ngo atware. Noneho ubwa butware Satani abwaka umuntu muri Edeni. Yesu Kristo amaze kugera ku musaraba yongera kutugarura bwa butware, ariko abutugarura mu buryo bw'iki? Mu buryo bwo mu mwuka. Bivuze ngo twicaranye na Kristo, twicarana na Kristo mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Ibi bishaka kuvuga twahawe ubutware, dufite umwanya w'icyubahiro n'ubutware mu mwuka. Amen. Ni ukuvuga ko duhagaze mu mwanya wo hejuru, twahawe ubutware bwo gusohora ibyo Imana ishaka. Haleluya. Twahawe imbaraga zo gusohora, ni ukuvuga ngo ibidatunganye n'ibidakwiriye Imana yaduhaye imbaraga zo kubisohora muri twebwe, tubiheshejwe imbaraga z'umwuka wera. Amen. Ni ukuvuga ngo iyo umwuka wera ari mu muntu agasohora kamere y'uburakari, agasohora kamere yo kuvuga nabi, agasohora kamere yo gucika intege, agasohora kamere yo kudakundana. Umwuka wera yafashe muri twebwe niwe uza usohora, aza abikuramo. Kubera iki? turi mu kubatwa n'ibintu byo hanze kandi twarakijijwe, ni uko tuticaranye na Kristo. Kandi umuntu mwicaranye muramenyana, umuntu mwicaranye muraganira, umuntu mwicaranye wamenya uburyo yicaye, umuntu mwicaranye umenya icyo yambaye, umuntu mwicaranye muravugana. Ngira ngo kwicarana murumva ibyo ari byo. Abantu bakuze, iyo uvuze wa muntu mwari mwicaranye wamubonye ati yari yambaye imyenda n'iyi, uramumenya wese kubera iki? Twicarana rero na Kristo mu buryo bw'umwuka, n'ibyo twahawe nyuma yo guhinduka abasha. Abasha nibo baza bahabwa ibi, abatari abasha tibumvira kuri urwego. Reka dusome Luka igice cya 10:19. Amen. Mama na telefone yari yamunaniye, sinzi niba watwumva. Mama Ana, telefone ya Mungo ya Fred zamuka. Fred nazika. Luka ibice 10:19. Luka ibice 10:19. Bisimangiza ijambo ry'Imana, abantu batabona amakuru y'abantu gusa yo kuvuga ndabacenda byinshi. Luka 10:19. Dore mbahaye ubutware bwo kuja mukandagira inzoka. Dore mbahaye ubutware bwo kuja mukandagira inzoka, ndakubahaye. Na Scorpio. Aho. N'imbaraga z'umwanzi zose. None. Kandi nta kintu kizagira ico kibatwara rwose. Nta kintu kizagira, ariko ubwoba dufite abagaragu b'Imana, abana b'Imana, iri ni ijambo ry'Imana. Nta kintu kizagira ico kibatwara. Mbahaye ubutware, mbahaye gutegeka. Yesu ashimwe cyane. Imana data wa twese uri mu ijuru, uyu munsi iki gitondo cyangwa abandi n'amanywa abandi n'umugoroba, Kristo, wemere Kristo yicarane nawe. Ni wemera kwicarana na Kristo mu buryo bwo mu mwuka, nta kintu na kimwe kizagira icyo kigutwara. Ubwoba tugira, ubwoba ugira ukaryama n'ubwoba mu gitanda. Umuntu yatinya ubuzima, umuntu agatinya imibereho, umuntu akaruhakaza inzozi gusa yarose ngo yabonye inzu ngo imugwaho. Uko nyine kikaba igitangaza, agahamagara abantu bamufashe gusenga mu inzu yamuguyeho kandi ndayamuguyeho. Ngo yarayarose ngo imbwa zamuriye, umutima ugahagarara, nta gikomera hayabona afite, nta gisebe. Kubera iki? Reka ndange urugero rugaragara rworoshe gusa. Buriya waba umukene utazwi ko uri umukene, ariko ugahora wicarana n'abayobozi. Buriya abantu bakurebera mu rwego rukomeye cyane.
wavuga ngo hari ikintu ubuse uhora wicarana n'umuyobozi w'igihugu ntibikunda abantu bose uzi gituma n'ibyo byose n'izo nzozi z'indege ngeya n'izo mbwa ziza n'abakwicara ku ijosi no gutinya ngo inzu yakuguyeho n'abo wicaranye nabo wicaranye na Kristo mu buryo bwo mu mwuka ibyo ntacyo ntibyagutera ubwoba haba n'ibyo ngo tuzarya ntacyo bizadutwara haleluya ibyo tugaburira ari byo duha abantu bahagaze ngo hariho ibintu ngo bavuze iki zamuka wicarane na Kristo mu buryo bwo guhinduka ibintu byose urabijana Bibiliya yavuze ngo ni ukuzamurwa tugashirwa hejuru ni ukuvuga ngo ibintu byose byasa umunsi azamuka ku musaraba ngo vyote vimetiwa chini ya miguu yake ameviseta ngo arabikandagira yariko abikandagira mu buryo bw'ikibwo mu mwuka amen haleluya mu buryo bwo mu mwuka ntabwo batubwira ndidutinya Imana ibaho umugisha kumva no gutanga umwuka wera abashobozi cya gatatu rero cya gatatu ngarukaho ni ukuba mu muryango w'Imana nk'abana bayo amen kwicarana na Kristo mu buryo bw'umwuka bishaka biravuga ngo twabaye ni ukuba mu muryango w'Imana nk'abana bayo ni ukuvuga ngo duhuriye na Yesu mu muryango w'Imana haleluya twese turabana b'Imana na Yesu n'umwana w'Imana ni ukuvuga ngo duhuriye mu muryango umwe na Yesu ariko uravukana na Yesu buriya keretse umuntu wapfuye umutima agapfa umutima nta muntu wabona uwo bavukana bamukozeho ngo aceceke ntibikunda ntibibaho ni ibintu byo mu maraso uza wama wumva ko ari we bakozeho keretse uba wapfuye akavuga ati dore ndibize kumbaho reka ahubwo nirukange mvuga amakuru ariko umuntu ugira umutima tiwukora ku mvukana ngo utuze ngo uceceke tiwukora ku muryango ngo worohe ntibikunda ntibikuka ko twokorwaho Yesu Kristo tuze turi umuryango umwe tuzuzanye ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bw'Imana igice cya mbere umurongo wa 12 ijwi rya pasiteri rigiye kure ego ubu ni mwumva Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 12 igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana apana kwitwa bwo kuba twabaye abana b'Imana ngo tubane b'Imana tubana na Yesu Kristo kuko nawe n'umwana w'Imana tuba twinjiye mu muryango umwe na Yesu ngo tumare kuba mu muryango umwe mu buryo bwo mu mwuka rero nimba tubana na Kristo tukaba mu muryango umwe ikidutera ubwoba n'iki turicarana nawe mu buryo bwo mu mwuka Abakolosayi ibice 3 n'umurongo wa mbere urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa mbere ugere ku murongo wa 3 3 umurongo wa mbere nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo muje mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari muje mushaka ibiri hejuru aho Kristo tuvukana ari tidushaka isi turekirari tureka amajunere tureka ubwenge uburyo bw'Imana dushaka ibyo mu ijuru haleluya aba ari byo bidutwara umwanya aba ari byo umwanya wa mbere dushaka ibiri mu ijuru n'iwacu komeza
yicaye iburyo bw'Imana muje muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Muje muhoza umutima n'abantu b'Imana mwe bateraniye ahangaha murebye kagenzura duhoza umutima ku biri hejuru mu by'ukuri. Iyo urebye ishusho y'abakristo ba none ukareba ishusho bafite mubona bafite ishusho yo gushaka ibiri hejuru ku Mana. Ni ikibazo nguhaye nawe wirebe witegereze mu mutima wawe uri mu gushaka ibyuzuye umutima wawe, ibyuzuye umutima n'ubwenge bwawe, ibyuzuye mu mitekerereze, ibyo ushaka imparanira, ibyo wahaye umwanya munini ni ibiki? Ni ibiri hejuru. Ariko ni igitanga. Ariko se ubundi banzu usoze nari numvise kenshi umurongo wa gatatu. Ese yagiye Alfred titatumwumva bashana buza ama network yego soma pastor. umurongo wa gatatu. Kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishamwe na Kristo mu Mana. Ariko mwumve iki kintu kiratangaje kuko ubugingo bwacu ngo buhishamwe bwa Kristo mu Mana. Amen. Aravuga ngo kuko mwapfuye ariko network yawe ntimeze neza. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishamwe na Kristo mu Mana. Nuko nabona ari ubugingo bwacu hazerekanwa namwe muzahera ko mwerekanwe nawe muri mu bwiza. Rekera gutyo umurongo wa gatatu ni ukuvuga ngo ubwo twapfuye ubugingo bwacu ko nabereka kwicarana na Kristo uburyo bifite agaciro nacyo cyane adutera ubwoba ngo ubugingo bwacu ngo bwahishanwe na Kristo mu Mana. Ni ukuvuga ngo ubugingo bwacu n'ubwa Kristo buhishe mu Mana mu buryo bwo mu mwuka kandi kintu cyane kudutera ubwoba. Kubera iki? Kubera ko ubugingo bwacu n'ubwa Kristo ngo Imana yarabufashe. Buriya nta muntu wakora ku bugingo bwacu ntibikunda. Ubugingo bwacu bukorwaho iyo twamaze kugerana na Kristo mu buryo bwo mu mwuka, yewe umubiri worwara, umubiri wobabara, twasonza, twakwambara ubusa, twatukwa, twasuzugurwa, twavugwaho ibintu byinshi bikavugwa. Ariko ikintu batukoraho ni ubugingo. Kubera iki? Ngo bwahishanwe na Kristo ku Mana. Haleluya. Tugenda tutagira ubwoba, ntituze twikana nta kidutera ubwoba, turaryama tugasinzira tukizigura. Kubera iki? Kubera ko ubugingo bwacu Imana yarabufashe nyuma yo gupfana nawe wiwisha. Haleluya. Uri mu Mana hamwe na Kristo Yesu. Mutima wanje uranezerewe. Wa Mana we ubisaba abantu umara abantu ubwoba mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bashira ubwoba bamenye ko ubugingo bwacu burahishe kandi buhishwa ahantu. Buriya umuntu yahisha ikintu bakavuga ngo babishakishe, dore ko ubwenge bwaje bwinshi bakabishakisha, ugahisha amafaranga ugahisha hehe nanone bakayabona. Ariko hariho ikintu cyacu ni ukuri isi nubwo yokona Satani igakorana ni ubugingo bwacu bw'abana b'Imana bahindutse. Satani niyo icyaha ndicobona ubugingo bw'umuntu wahishwe ntibikunda. Uri ahantu hadashobora kugera. Iyo twamaze ariko kuzamuka tukemera kwicarana na Kristo mu buryo bwo mu mwuka. Reka twongere dusome ikindi cyanditswe kimwe, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 14:16. 14 wamusomye urahari? 14 umurongo wa 16. 14 11 14 n'umurongo wa 16. 14 no kuri 16.
aravuga ngo nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose wo kubana namwe ibihe byose aho niwe mwuka w'ukuri ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kuko namwe kandi azaba muri mwebwe kuko abana namwe kandi azaba muri mwebwe nguko Imana iguheze umugisha. Uyu murongo wa 17 uravuga ngo niwe mwuka w'ukuri, ngo ntibishoboka ko ab'isi buriya hari ibintu dusangiye n'ab'isi, hari ibintu dusangiye tuzakomeza tugasangira uzageza Yesu agarutse, ariko hari ibintu tudasangiye nabo ni umwuka twahawe. iki ab'isi nubwo bazokorana bagakorana ibipfunda bashobora kugihabwa kuko batarahinduka bashya. Bibiliya yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe gisha, ibya kera bikarangira noneho hakaza ibindi byamara kuza, niho tuzamurwa ngo tukicarana nawe mu buryo bwo mu mwuka, noneho tugahabwa uyu mwuka. Bibiliya yavuze akarongo kaza kurangira kandangaje, karavuze ngo ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe, azaba muri rya jambo twatangizanije, azaba kuba muri twe. Rero ibyo bikoresho bw'Imana ngira ngo muze gusoma 15 kandi ho simbasoma kugira ngo ngaruke mvuge ku bindi ayandi magambo make nateguye hano. Muze gusoma Yohana 15 n'umurongo wa 4 ugere ku wa 5. Ayo magambo wenda ku bantu barimo barandika, hari abantu bakunda kwandika. Timoteyo ibice 2 umurongo wa 11 no kugera ku murongo wa 12 kugira ngo kunganira kuri iri jambo rya 4 rivuga ngo twishime na Kristo mu buryo bwo mu mwuka. Bivuga gusabana n'umwami Yesu mu nsinzi ye. Cya kabiri twari tuvuze dufite umwanya w'icubahiro n'ubutware mu mwuka kuko twahawe gutwara nyuma ya Yesu Kristo gupfa no kuzuka. Yaduhaye iki? Yadusubije bwa butware. Icya gatatu tuvuga ngo kuba mu muryango w'Imana k'abana b'Imana, tubana na Kristo mu muryango. Niho aya magambo yose tuyavuze. Noneho rero reka mbabwire ingaruka nziza zo kwicarana na Kristo mu buryo bwo mu mwuka, kandi bishoboke ko ariho ndi buze kurangiriza. Ndongera ndi benshi ngarukire kuri ibi gusa, bizaba bihagije. Sina ngombwa buriya ngo mfate mirongo n'uyu mwanya wonyine uwahagarara hano umwuka wera wa Yesu Kristo. Ndabizi ko amaze kugera ku rugero, kandi umwuka wera aza dusobanurira ubwo abicaranye na Kristo mu buryo bwo mu mwuka. Umwuka karavugana natwe, karadusobanurira ibirenze bibaye mvuga ibi ni bikeya cyane. Ejo nimugoroba ejo nako muri burakeye hariho umubyeyi wasenze yanteye ubwo Imana imwigisha na buryo mbivuga naringiye kuzibagira. Yarasenze numva aranogeje mu mutwe, avuga amagambo ndavuga ariko niwe ahubwo akatubwira, ariko nyine umuntu wese agira impano we. Yarasenze numva umutima wanje uranezerewe. Imana ingaruka nziza rero zo kwicarana na Kristo mu buryo bwo mu mwuka, kandi twifuza ijambo ry'Imana. Ndavuga ibintu bine ariko nyine ndabyihuta. Hariho ingaruka nziza zo gusenga, hariho ingaruka nziza zo gusoma ijambo ry'Imana, hariho ingaruka zo gutanga, hariho ingaruka nziza zo gufasha abandi, hariho ingaruka nziza zo gusengera abandi bantu, hariho ingaruka zo kubabarana n'abandi, hariho ingaruka nziza zo kwicara na Kristo mu buryo bwo mu mwuka. Zirahari. Amen. Zirahari. Ni ingaruka Bibiliya bivuga, tugiye kubisoma. Zirahari. Hariho ingaruka nziza, kandi buriya ikintu cyose gifite ingaruka nziza umuntu wese araganira. Yatangaje uburyo iby'Imana bimaze kutuva ku nzoka bitakiba umutima umuntu ngo ese ubundi ngo gusenga ugatwara amasaha menshi ngo niko gusabana n'Imana. Ariko buri wo guhakaze
ko gukora amasaha 3 abandi bakabaha amasaha 10 ndivyo kubabaza igitanga buriya wo kugenera akakugenera bakakugenera ibihumbi 100 abandi bakazabagana mu miliyoni uko ndivyo kubaza ibyinshi ninde usanga ninde muri iyi si wigeze kwagera ubwira ngo ngurana imyaka 30 ndi ngo 60 ibyo bintu kumva bitandukanye cyane ari mu kutwongorera akaturisha imisozi ngoma z'indege nkeya azamara kubatera ngo ngurumva ngo none se ubundi ngo ngarata akazi ngo ari kwaje mu byo gusenga kagenda none bakaka iby'imbaraga utabishaka urashaka ngo uzure imbaraga utazishaka ushaka ibyago uzagenda rero muri kampani numara gushika uzawica ndeke gukora imbaraga kwenda none ukora amasaha 5 numara gukora amasaha guhembera amasaha 15 erega wewe abana sitwani ndiro akazi naka nimba amasaha yako na byakwirukana kwicara mu kazi ngo muravukana abandi ko barakora amasaha 10 murakora amasaha numara mu kwese muze tibikunda uzohabwa ku rwego rwo hejuru utabishakisha imbaraga zikirenga uzahabwa utazishakisha uko ni ukuri none suha ngazaba mukatarushe ngurumva none se none nikuzuba kazurushe amasaha ariko nigitanga none urashaka iby'Imana ngo bihabwe kubuntu ntibikunda kubwirwa ubutumwa ngurumva ngo muze mwihangana nyine ngo ndakundi ngo umwanya muto urakwiye nta mwanya muto uhagije umwanya muto uhagije iyo wahaye uwo mutima ayo masaha abaye menshi ariko ukayashiramo umutima afite usumba watanze isaha imwe niba munganya gushaka Imana agatwara isaha agatwara amasaha 3 ubwo busabane buratandukana uko ni ukuri umwana igihe kinini mukabana umwanya ubundi se arebe iyo uvugana n'umuntu kenshi ukavugana n'umuntu kenshi ijwi rikwezi ari ruhari kaza yazahamagara ugahita umenya ngo rinaka uko ni ukuri ariko uwo mudavugana cyane mbese twarya ngurinde kandi urazifite niba utaranditsemo n'izina hazaba niyo wanditse izina ukamuyoberwa izina ririmo kubera iki ukavuga cyane uko ni ukuri no kumana nuko tuze tuzumvikana tureke inyigisho zo gusigasiga amavuta no Yesu yageza abo mwabana b'incira mwebwe kubura ngo umujinya w'Imana gute mwabarisayo mwe muzabikoreza abantu imitwaro mutashobora gukozaho urutoki nako twebwe murumva ngo nyine ngo nibihe ngo ntabya itonde abyo n'ibyo ngibyo ndakumenyesha reka mbisome mu ijambo ingaruka nziza zo kwicarana na Kristo mu buryo bwo mu mwuka wasanga ndazicojeje zose kubera amasaha ariko reka mbivuge icyambere tuhabwa ubuzima busha bwo gutsinda icyaha ndaza gusoma ibyo kimwe duhabwa ubuzima busha bwo gutsinda icyaha haleluya duhabwa twicara ariko se ninde wo gutungana wicaranye na Kristo icyaha cyo gusanga kikaba kigusanga wicaranye na Kristo ukabyara wicaranye na generale ukicarana na generale hanyuma uza kutugeraho wicaranye na generale aba yaciye ku mabariyeri angahe kugira ngo akugereho ntibikunda kwicarana na Kristo mu buryo bwo mu mwuka duhabwa ubuzima bushya bwo gutsinda icyaha uza gutsinda icyaha kiza kigira ngo kize kukugeraho kigasana kuri bavuga ngo bamenye amazi ku ibati Abaroma igice cya 6 umurongo wa 14 nasome umusomyi wacu Mariko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 6 n'umurongo wa 14 n'umurongo wa 14 aravuga ngo ibyaha ntibikabategeke
kuko mudatwarwa n'amategeko kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu ahubwo mutwarwa n'iki n'ubuntu ubuntu ari we niwe Kristo ubuntu bw'Imana ngo bwarabonetse butuzanira ikagakiza tibikunda ko dutwarwa n'iki n'ubuntu hari udutwaye hari utuyoboye hari utugenda udutwaye rero tibishoboka icyaha nicyo twegera sema amina haleluya tibikunda duhabwa ubuzima busha bwo gutsinda icyaha singiye gusobanura ahangaha nicyo gituma ubuzima umuntu bakamubwira n'abagaseka baravuga ngo abengagira oya arabufite ariko afite ikimutwara atwarwa n'ubuntu bw'Imana Kristo n'umutwa kashobora gucuma yobesha tiyokuzurira tiyorarikira n'abantu b'Imana igirari dufite ry'ibisisi kandi rihagije twananiwe kunyurwa hari ahantu tutaragera numara kwitsa Kristo mu buryo bw'umwuka reka tarari tuzatunyurwa muri rinjare ngo nanyuzwe nawe Yesu we nanyuzwe nawe muri rinjare ngo wanyimikaga umwami w'ishanga rinini rite ngo nimbata icyaha ngo sinabyemere icyo ni cyambere cya kabiri ngaruka nziza ngaruka ya kabiri duhabwa ubutware bwo kurwanya imbaraga za Satani duhabwa ubutware bwo kurwanya imbaraga za Satani tuzigera kurwanya imbaraga za Satani mu gitsina utaremera kuzamuke wicarane na Kristo mu buryo bwo mu mwuka amen tibikunda tibishoboka tibyobaho ntibizanabaho kurwanya imbaraga za Satani tukazitsinda kubera ko twicaranye na Kristo mu buryo bwo mu mwuka Yakobo ibice 4:7 ibice 4:7 tugana ku musoko Yakobo umusomyi wacu Yakobo ibice 4:7 aravuga ngo nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga azagira gute azabahunga hari aho bavuze ngo azahagarara hari aho bavuze ngo azaduhagarara imbere hari aho bavuze ngo tuzatsindwa hari aho bavuze ngo tuzaneshwa hari aho bavuze ngo azadutera ubwoba reka da murwanye Satani nawe azagira gute azabahunga ko twicaye mu mwanya wa Kristo mu buryo bwo mu mwuka duhabwa ubutware bwo kurwanya imbaraga zose za Satani kandi akatubwira umunyamuka ndazapfa kwegerwa n'agasimba kariko kose umunyamuka ndazapfa kubaho utujambo twariko twose umunyamuka tibikunda mu mwuka ni mu muriro umwuka ubundi usugereranwa n'umuriro umuriro uzi utwika ugatwika n'amabuye umuriro w'Imana uzi utwika n'amazi icyaha cyogera mu mutima kikahatinda gute harimo umuriro ntibikunda icya gatatu tuba abahamya b'ubwiza n'ububasha bw'Imana tuzatuba abahamya b'ubwiza bw'Imana n'ububasha bw'Imana igituma abantu bataza bahamya ubwiza bw'Imana igituma abantu batahamya ububasha bw'Imana ni ukubera nuko batarazamuka ngo bicarane na Kristo mu buryo bwo mu mwuka amen Petero wa mbere ibice 2:9 Petero wa mbere ibice 2:9 Petero wa mbere ibice 2:9 aravuga ngo ariko mwebweho ubwoko bwatoranijwe abatanzi b'ubwami Imana ishimwe ishanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe haleluya kugira ngo twamamaze bwa bwiza kugira ngo twamamaze bwa bubasha bw'Imana ngaherangiza mu gihugu wacu mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo
witangaza witangaza iryo ni ijambo ry'Imana sinde ibyanjye simbanvuga ibyamudaherana ko ndavuga ijambo ry'Imana tubaha ubwiza n'ububasha bw'Imana. Amen. Ushobora kwamamaza ubwiza bw'Imana iby'isi Imana ikora. Tushobora kwamamaza imbaraga no gukomera kw'Imana utarabanza guzamuke wicarane na Kristo mu buryo bwo mu mwuka. Ijambo rya nyuma ari naryo dusorezaho ryakana ingaruka nziza zo kwicarana na Kristo mu buryo bwo mu mwuka. Icyane ubonana ibyiringiro byo kuzabana na witeka ryose. Haleluya. Duhorana ibyiringiro duhorana titwigira ducika intege nubwo twohura. Pawulo yaravuze ngo nubwo dufite amakuba impande zose haleluya turiheba oya duhorana ibyiringiro twinjira mu ntambara twinjira mu bibazo dukubitwa dutukwa twicwa dususugurwa turumva amagambo atandukanye duhorana ibyiringiro byo kuzabana na Kristo iteka ryose. Amen. Abaefeso dusome iki cyanditswe dusoze. Abaefeso igice cya mbere n'umurongo w'umunani. Rwandiko Pawulo yandikiye Abanyefeso igice cya mbere umurongo w'umunani. haravuga ngo ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Genda ku icyenda. itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye kera. Ibyo yagambiriye kuvuga mu mugambi w'Imana harimo kuzabana nayo iteka ryose. Amen. Bakozi b'Imana babyeyi bacu abandi nabo ni bashiki bacu abandi wasanga ari abana bacu. Imana ibafashe abagaragu batubwira ijambo ry'Imana batureze natwe tukarera abandi. Twari tugize iminsi ibiri tuganira hejuru nyuma yo kwakira yo guhinduka basha hari ibizaremwa muri twebwe bigomba kubamo bikagaragara. Kristo niwe uba muri twebwe. Kristo agakorera mu buzima bwacu. Kristo akagendera muri twebwe hanyuma tukicazwa hamwe na Kristo mu buryo bwo mu mwuka. Hanyuma ubwo twari tuvuze hakaba impinduka mu buzima bwacu. Imana ibafashe. Imana ibaheshisha mwuka wera akomeza abane namwe abashobozi. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye muri iki gitondo. Abandi ni ku manywa abandi ni ku mugoroba. Iri ni ijambo ryawe, ijambo rizima, ijambo ritanga amahoro, ijambo ritanga ubuzima, ijambo rihindura mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha. Ibi rero bigaragara ukaba muri twe ntitubeho ukabaho muri twebwe ukagendera muri twe ugakorera muri twebwe ukadufatana nawe mu buryo bwo mu mwuka. Ndasengera abantu bose mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uteraniye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mwuka wera imbaraga z'ubumana zihindura imitekerereze n'imyumvire kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana. Mu izina rya Yesu senze twizeye. Amen.